kadusenge. Turagushimira Mana ishobora byose, Mana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, Imana ikunda u Rwanda n'abanyarwanda. Tugushimiye uburyo wabanye natwe, Mana ishobora byose. Iki ni igihe kingana n'amezi 3 aburaho umunsi umwe, Mana ihoraho, mu gihugu cyacu insengero zidakingurwa, Mana ihora atari ubundi bugome, ahubwo ari ukubera iki cyorezo cyateye isi yose n'igihugu cyacu cy'u Rwanda kirimo. Ariko kuri uyu munsi turashimira Imana ihoraho kubera yuko watekeresheje abayobozi bacu, Mana yacu, muri iyi gahunda yasizweho ya radiyo Guma mu Rugo Kinyaga, kangurira abaturage baturiye uyu murenge wa Nkanka, abanyarwanda n'abanyarwandakazi, by'umwihariko abanyakinyaga muri iyi midugudu yacu itandukanye, kugira ngo abantu turusheho gufata ingamba zo gushyira mu bikorwa aya mabwiriza yo gukomeza kwirinda iki cyorezo cya coronavirus. Mana tugushimiye rero n'uyu mwanya mwiza uduhayeho kugira ngo twongere twakire ijambo ryawe mu gihe kingana n'icyo gihe tuvuze, abantu tudaterana ngo tujye mu nsengero, Mana ishobora byose. Ariko ukamushimye yuko uyu mwanya abadukurikiye bongera kwakira ijambo ry'Imana. Nubuhererwe icyubahiro, nuhimbazwe kubera yuko watekereresheje aba bayobozi bacu, Mana yacu. Iyi gahunda izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Nuko rero muri uyu mwanya tugushimiye uburyo warinze abanyamakuru ba radiyo Guma mu Rugo Kinyaga, tugushimiye uburyo warinze abanyakinyaga by'umwihariko, tugushimiye uburyo Mana ishobora byose nanjye ungiriye neza nkaba ngeze hano muri studio ya radiyo Guma mu Rugo Kinyaga kubw'umwanya w'ijambo ry'Imana. Ndasabye kugira ngo ingabo zo mu ijuru zururuke zibane natwe, utanga umutekano w'ahantu, kandi ubwiza bw'Imana bwururuke ubane natwe. Umuntu wese ugiye kumva ijambo ry'Imana aritegera amatwi, yumve icyo ushatse kumubwira, kandi ijambo ryawe turasenga Imana twinginga kugira ngo rigire imbaraga ku baryakira bose, buri wese kugira ngo arusheho gufata ingamba zo guhindukira, abantu bave mu bibi, ahubwo bahitemo inzira nziza bakwiriye kunyuramo kugira ngo bazagere mu bwami bw'Imana. Turagushimiye rero Mana kuri kumwe natwe, kandi kudushoboza ukatugirira neza. Ijambo ryawe tugiye kwakira ntaba ari nge, ahubwo Kristo Yesu uri muri nge aba ari wowe ugaragara. Tubisabye Imana twiringiye yuko ibindi byose ukomeza kubiduha kubw'ubuntu, kubwa Kristo Yesu umwami wacu. Amen. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana dusanga mu butumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo. Turasoma mu gice cyaho cya 7, turahera ku murongo wa 13. Turaza gusoma n'igitabo cy'umuhanuzi Yesaya 35 umurongo wa 8. Karero dusome ijambo ry'Imana nk'uko tumaze kubivuga. Ubutumwa bwiza katwongere tubisubiremo kugira ngo abadukurikirana abafashe Bibiliya zabo kugira ngo basome tujyane muri iri jambo ry'Imana. Izaba bikiriho bazabona umunezero n'ibyishimo, kandi umubabaro no gusuhuza umutima bizahunga. Imana nidufashe kumva ayo magambo. Dushimiye Imana kubwira ijambo ryiza Imana iduhaye kuri uyu munsi. Mu by'ukuri ikiganiro dufite mu ijambo ry'Imana dushaka kongera kwibutsa abaturage
batuye muri aka kagari ka Kinyaga muri uyu murenge wacu wa Nkanka. Cyo dushaka kongera kubwira abantu batwumva badukurikiranye kuri aya masaha, turashaka kongera kubwira abantu yuko buri wese akwiriye guhitamo inzira akwiriye kunyuramo. Kiganiro dufite kuri uyu munsi ni uguhitamo inzira ukwiriye kunyuramo, guhitamo inzira ukwiriye kunyuramo. Tumaze gusoma ijambo ry'Imana dusanze hano mu butumwa bwiza bwa Yesu uko bwanditswe na Matayo, nk'uko tumaze kurisoma ritubwira inzira ebyiri. Aya magambo, iki kibwiriza, izi nyigisho, Yesu Kristo niwe wari urimo yigisha abantu. Iri vuga butumwa turimo tuvuga none niwe waritangije ku isi. Uyu munsi turimo turabwiriza, turimo turigisha kubigisha batandukanye, ariko umwami wacu Yesu Kristo niwe watangije uyu murimo mwiza wo kwigisha abantu, wo kubabwira yuko hariho ubwami bw'Imana. Yesu rero nk'uko twabisomye abwira abantu, arababwira ngo banyure mu nzira ifunganye, ngo kuko inzira ifunganye ariyo ijyana abantu mu bugingo buhoraho, ngo kandi iyo nzira abantu bayinyuramo ni bakeya. Turaza kuza kuvuga impamvu. Aravuga ngo inzira ngari ni inzira ijyana abantu kurimbuka, ni inzira ebyiri. Turashaka mu by'ukuri kwibutsa abantu ko dukwiriye guhitamo inzira izatuma tugera mu bugingo buhoraho, inzira izatuma tubona ijuru. Izi nzira ebyiri Yesu yazivuzeho. Aravuga ngo munyure mu nzira ifunganye, munyure mu irembo rifunganye, ngo kubera ko irembo rigari ni inzira ijyana abantu kurimbuka, ni inzira nini, ngo kandi abayinyuramo ni benshi. Ngo ariko inzira ifunganye ni inzira ijyana abantu mu bugingo buhoraho, abantu bayinyuramo ni bakeya cyane. Ni ukubera iki rero? Izi nzira ebyiri Yesu yavuze abantu dukwiriye guhitamo tukamenya ngo ese nkwiriye kunyura mu yihe nzira? Ese nyura mu nzira ifunganye cyangwa nyura mu nzira ngari, inzira gihogera? Abantu bakamenya gutandukanya icyabagirira akamaro. Abanyarwanda dukwiriye gutandukanya muri iki gihe cya none ikintu kidufitiye umumaro, akaba ari cyo dukwiriye gukora. Yesu rero arandika aravuga ngo irembo rifunganye, iyo niyo nzira. Inzira ifunganye niyo abantu bakwiriye kunyuramo kugira ngo bazagere ku Mana. Reka nguhe urugero. Ubu ngubu mu gihugu cyacu hariho ubuyobozi butandukanye, hariho mutwara sibo. Kugira ngo ugere ku buyobozi bwo hejuru urabanza ukanyura kwa mutwara sibo, akakohereza kwa mudugudu, mudugudu akakohereza kwa gitifu w'akagari, gitifu w'akagari akakohereza kwa gitifu w'umurenge, gitifu w'umurenge akakohereza ku muyobozi w'akarere, umuyobozi w'akarere akakohereza ku w'intara, uw'intara akakohereza ku muyobozi mukuru i Kigali. Ntabwo wagera ku buyobozi bukuru izo nzego zose utazinyuzeho. Yesu rero yaravuze ngo kugira ngo ugere ku Mana, kugira ngo uzabone ijuru, ni ukuca mu nzira ifunganye.
kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho. Ijuru abanyarwanda cyangwa se abantu duhora tuvuga buri munsi ngo nzajya mu ijuru, nzajya mu ijuru, ntabwo ari iby'amagambo. Biradusaba yuko dukwiriye guca muri iyi nzira Yesu yavuze ifunganye, kubera ko ariyo izatugeza muri iryo juru. Iyo nzira rero, reka nkubwire umuntu uyicamo uko aba ameze, umuntu uyinyuramo. Ese wakibaza ngo umuntu uca muri iyi nzira aba ameze uti? Icyamukubwira ni igiki? Yesu yarabivuze hano, twabisomye. Mu by'ukuri guca mu nzira ifunganye ntabwo ari ukujya mu rusengero buri munsi. Kujyamo ni byiza, ariko warujyamo mu by'ukuri iyo nzira ifunganye utarayikandagizamo ikirenge, utarayijyamo. Si uko waba umuririmbyi muri korari runaka, si uko waba umubwirizabutumwa muri iki kigero ndiho kuri uyu munsi wa none, ndimo ndabwiriza kuri uyu munsi, ariko bishatse kuvuga iki? Icyakubwira umuntu uri muri iyo nzira, Yesu yavuze yuko tuzabarebera mu mirimo bakora, ku mbuto zabo, imbuto bera, ku myitwarire, ku mirimo ya buri munsi. Si uko nakitwaza Bibiliya buri munsi ngo njye muri kiliziya cyangwa ngo njye mu nsengero, mu musigiti n'ahandi, cyangwa se mu by'ukuri ngoma ndi umuyobozi runaka mu itorero runaka, nshobora kuba umuyobozi ariko iyo nzira ifunganye ntarayikandagizamo ikirenge. Inzira ifunganye rero, ndagira ngo ubwire wowe uteze amatwi ijambo ry'Imana muri iki gitondo, ni ukwanga ibibi, ukihana ibyaha byawe, ugahindukira ukemera umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ukitandukanya n'ibibi byose. Ngiyo inzira ifunganye. Mu by'ukuri biratangaje kuba abantu bashobora kuvuga ngo tuzajya mu ijuru, ariko wajya kureba ugasanga iyi nzira ifunganye ntabwo barayikandagizamo ikirenge, ntibarayijyamo kubera imyitwarire yabo, kubera imbuto bera, kubera ibikorwa byabo bibaranga bya buri munsi. Ugasanga n'ubundi mu by'ukuri iyi nzira izatuma bagera mu bwami bw'Imana batarayigeramo. Biradusaba rero, icya mbere ni uguhinduka. Umuntu agahinduka, umuntu akava muri bya bikorwa bibi, ukareka ingeso mbi zose wari urimo, ugahindukirira umwami, ugahindukira Yesu Kristo, kandi ukamwakira mu bugingo bwawe. Iyo umaze guhindukira, igisigaye kuba ari uguca bugufi no kwera imbuto, kugira ngo n'abantu babibona, n'abari bakuzi bamenye ngo runaka yarahindutse, runaka koko yakandagije ikirenge muri ya nzira ifunganye, arimo aragana mu bwami bw'ijuru. Abantu bazabigwirwa nuko wahindutse, mu by'ukuri utagikora ibya kera nk'ibyo wabagamo mu myaka yashize, abantu bamaze kubona yuko mu by'ukuri usigaye wera imbuto zikwiriye abihannye. Guca muri iyo nzira ni ukugira ibyo ureka, umuntu akagira ibyo yanga, kugira ngo iyi nzira ifunganye uyinyuremo. Ntabwo wayicamo ukirangwa n'ibikorwa bibi. Hari abantu bashaka kuzajya mu ijuru batarareka ingeso zabo mbi. Iyi nzira ntabwo ushobora kuyinyuramo ukibaswe n'ubusambanyi. Ndagira ngo mbikubwire, iyo ubwiye umuntu ngo reka ubusinzi ureke inzoga, arakubwira ngo
inzoga nicyo cyaha cyonyine. Kubera iki abantu bavuga ibyo ngibyo? Iyo ubwiye umuntu ngo reka ubusambanyi, arakubwira ngo ese ubusambanyi nicyo cyaha cyonyine, kubera iki tutakivuga? Kandi gusambana ari icyaha, no kunywa inzoga ari icyaha. Ese tubyeze kandi ijambo ry'Imana ritabyemera? Iyo ubwiye umuntu ngo reka inzoga ureke n'itabi, arakubwira ngo ndaye ntanyoye itabi, ngo sinaramuka, ngo ndaye ntanyoye ku nzoga, ngo ntabwo naramuka. Ukibaza ngo ese hari muganga waba baramupimye akamubwira yuko aramutse aretse inzoga yapfa? Icyo kikatuyobera. Ni ikintu umuntu yibaza, kubera icyo abandi babiretse batapfuye bariho? Ni ukubera iki? Ni imyumvire yabo. Abantu ntibashaka yuko icyaha abantu bakigira icyaha, ahubwo abantu barashaka yuko icyaha abantu bakeza, ntibavuge yuko ari icyaha. Ariko ijambo ry'Imana niba rivuga yuko kunywa inzoga ari icyaha, kubera icyo abantu bashaka kubyeza abantu ntibavuge yuko kunywa inzoga ari icyaha? Niba gusambana ari icyaha, kubera iki abantu badashaka yuko byavuga ko ari icyaha? Reka tubabwire, niba icyaha ari icyaha, ntibivuze yuko niba bikorwa n'abantu benshi kitazaba icyaha. Niba nta muganga wagupimye ngo avuge ngo uramutse uretse inzoga none wapfa, uramutse uretse itabi none wapfa, nta mpamvu yo kuvuga ngo ndetse inzoga nkareka n'itabi ntabwo naramuka. Iyo ngiyo ni imitekerereze yawe. Mu by'ukuri uwo ni Satani uba wakuboshye umutima kugira ngo mu by'ukuri udahindukira ukihana ukazabona ubugingo buhoraho. Ariko nagira nkubwire kuri uyu munsi, wowe udukurikiranye, wowe uduteze amatwi urimo wumva ijambo ry'Imana, mu by'ukuri uyu munsi ufata icyemezo, umenye inzira ukwiriye kunyuramo ari iyi. Ndagira ngo nkubwire ngo rero inzira ifunganye Yesu yarabivuze ngo kuyinyuramo biraruhije, kandi abayinyuramo ni bakeya cyane. Impamvu ituma abayinyuramo ari bakeya niyo ngiyo maze kuvuga. Reka nkubwire inzira nyabagendwa, inzira ngari, inzira gihogera. Ni ukubera iki abayinyuramo ari benshi? Abantu bashaka kujya muri za kiliziya gusenga, abantu bashaka kujya mu nsengero gusenga, abantu bashaka mu by'ukuri kwihererana n'Imana, bamaze kuva mu kabare bavuye kunywa inzoga bakumva ntacyo bibabwiye. Afite n'itabi rye ari kugenda arimo akumva ntacyo bimubwiye. Iyo nzira rero ngari ni inzira ijyana abantu kurimbuka. Abantu barashaka kwiyorohereza, barashaka kwiyorohereza. Niyo mpamvu rero abayinyuramo ari benshi, bitewe n'uko nta mategeko amuhana amubwira ko ibyo akora ari icyaha. Niyo mpamvu rero abayinyuramo ari benshi. Umuntu akaba yaraye mu by'ukuri avuye kwiba, akazinuka ajya gusenga, akumva ntacyo bimubwiye, agaca muri iyo nzira gihogera, akumva ibyo akwiriye gukora byose yabikora, akajya no gusenga, akumva nta mategeko abihana. Iyo ni inzira ngari, ni inzira gihogera. Iyo ni inzira mu by'ukuri ijyana abantu mu kurimbuka. Uyu munsi wa none ndagira ngo nkubwire ngo ugarukire aho ngaho. Niba wabikoraga, mu by'ukuri uce muri iyi nzira ifunganye, kuko ari izakugeza mu bwami bwo mu ijuru. Kuko iyi nzira gihogera, iyi nzira ngari izakurimbuza, izakujyana igihenomu. Yesu rero yaravuze ngo mwirinde abahanuzi b'ibinyoma, ngo bazaho muri.
ng'inyuma ngo barasa n'intama, ngo ariko imbere ni amasega aryana. Yesu aravuga ngo nta kindi kizakubwira abo ngabo. Yesu yaravuze ngo muzabamenyera ku mbuto zabo. Muri iki gihe cya none abantu barashaka kwigira ibyigenge, abantu ntibashaka kugirwa inama. Abantu mu by'ukuri ntabwo bashaka guha Imana icyubahiro cyayo. Aba ngaba Yesu yabavuzeho. Muri iki gihe turagenda tubona abahanuzi benshi bagenda bakora amarorerwa, ugasanga mu by'ukuri baragenda hirya no hino mu busambanyi, ariko mu kamwanya ngo ni abahanuzi. Ugasanga abantu baragenda bateka imitwe bakibisha kuri telefone, ariko ngo ni abahanuzi. Yesu rero yaravuze ngo nta kindi kizabakubwira, kubera ko bitwaza Bibiliya, baca bugufi bakajya gusenga. Umurebeye inyuma wabona akijijwe. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo ngabo ngabo ngo basa nk'intama, ngo ariko ngo imbere ari amasega aryana. Yesu yashakaga kuvuga iki? Abo ngabo wumva bafite ururimi rwiza, bavuga neza, ariko bagakora ibibi, imirimo yabo ikaba mibi. Ngo barasa n'intama, ngo ariko imbere ni amasega aryana. Umurebeye inyuma wabona ari umuntu wera w'Imana, wabona ari umupasitoro koko, wabona ari umuvugabutumwa koko, wabona ari umuririmbyi koko, wabona ari umunyamasengesho, wabona ari umukristo, ariko ibikorwa bye bikabihakana. Nta kindi rero kizabikubwira. Mu by'ukuri gusenga nabo barasenga, no kubwiriza bakabwiriza. Abo ngabo muzabamenyera ku mbuto zabo, niko Yesu yavuze. Nta handi wamurebera. Bya bikorwa bibaranga bya buri munsi, bwakeye ukajya kumva ngo yabyariye umukobwa wo kwa runaka, bwakeye wajya kumva ngo yabyariye umukobwa wo kwa runaka, bwakeye mu by'ukuri ejo yariganyije mugenzi w'amafaranga. Ibintu nk'ibyo ngibyo, ibikorwa byabo nibyo bizagenda bibibabwira. Yesu aravuga uti nta muntu wajya gushaka imbuto z'imizabibu ku giti cy'umutini. Yesu yarabihakanye. Yesu aravuga ngo nta muntu mu by'ukuri wajya gushaka imbuto nziza ngo azishakire ku giti cy'igitovu. Hoya, Yesu aravuga ngo igiti cyose gitera imbuto nziza ngo kijya gicibwa kigakurwaho, ngo kigatabwa mu muriro. Ngabo ngabo ni babandi mu by'ukuri bagenda bakora bya bikorwa. Ijambo ry'Imana rero kuri uyu munsi, muvandimwe, inshuti yanjye, papa wo nkurikiranye, mushiki wanjye, kuri aya masaha ndagira ngo nkubwire ngo inzira, muri izi nzira ebyiri tumaze kuvuga, ukwiriye kunyuramo ni iyi. Ese ni inzira izakujyana mu bugingo buhoraho, cyangwa ni inzira izakujyana i Gehinomu? Tumaze kubivuga mu kanya. Inzira ijyana abantu mu bugingo buhoraho, icya mbere ni uguhindukira umuntu akareka bya bindi bibi yakoraga, ukihana ibyaha, ukakira umwami Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Inzira ifunganye kugira ngo uyicemo ni ukugira ibyo ureka. Ntabwo wayinyuramo ukikoreye aya mafuti yose, ntabwo byakunda. Mu by'ukuri muri iki gihe cya none urajya kureba ugasanga abaturanyi ntibashobora gusabana amazi kubera umwiryane, ariko ntabwo byari bikwiriye nk'Abanyarwanda
nk'abanyarwandakazi batuye muri iki gihugu mu by'ukuri cyacu cy'u Rwanda, turibaza ngo ese mu by'ukuri ko ndi kubona tugera ahantu heza ku iterambere, ariko ugasanga ibibi birarushaho kugenda byogera, ni ukubera iki? Impamvu ni iyihe? Iyo urebye ubona mu by'ukuri aho duhagaze none mu gihugu cyacu hatandukanye na h'ejo hashize. Turi mu iterambere, igihugu cyacu mu by'ukuri ni igihugu gifite ubuyobozi bwiza, ariko wajya kureba hirya no hino ugasanga abantu baragenda barushaho kugenda bakora ibintu bibi. Ni ukubera iki? Ndagira ngo tubwire rero abadukurikiranye kuri aya masaha, mu by'ukuri abantu dukwiriye guhindukira, abantu bakareka ibikorwa bibi, ahubwo tukamenya yuko mu by'ukuri dukwiriye guca muri iyi nzira ifunganye kugira ngo tuzagere ku bugingo buhoraho. Abanyarwanda dukwiriye kubana neza nk'abanyarwanda, abanyarwanda bagasangira, abanyarwanda bagasabana, abanyarwanda bakumvikana. Yesu yaravuze ngo iyi nzira ngari tumaze kuvuga ijyana abantu mu kurimbuka, kandi abantu bayishiriyemo. Ibiyobyabwenge byaradutse, urajya kureba mu by'ukuri ugasanga urubyiruko rurimo rurishora mu biyobyabwenge. Ntabwo ari byo, ntabwo bikwiriye. Urimo urishira ikiziriko mu ijosi, uri kwijyana mu rwobo, urijyana ahantu habi. Turagira ngo tubwire mu by'ukuri abantu, iyi nzira gihogera ni inzira ikujyana ahantu habi. Abantu nibayivemo bagaruke bace muri iyi nzira ifunganye, kubera ko ariyo izajyana abantu mu bugingo buhoraho. Twasomye nguki gitabo cy'ubuhanuzi bwa Yesaya gice cya 35 ku murongo waho w'umunani, hatubwiye ngo kandi hazabaho inzira nyabagendwa. Iyo nzira izitwa inzira yo kwera no gukiranuka. Abanduye imitima ntabwo bazayicamo. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo nta nyamaswa y'inkazi izayibonekamo, ngahubwo iyo nzira izabiya babandi abagenzi, ngo naho baba ari abaswa ngo ntabwo bazayiyoba. Aha ngaha wakibaza ngo abagenzi ni abahe? Ijambo ry'Imana ryabatubwiye niba abandi baca mu nzira ifunganye b'abagenzi bagana mu gihugu cyo mu ijuru, abo ngabo bagana i Siyoni. Ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo bazagarukana ibyishimo, ngo imibabaro ngo ntabwo bazongera kuyibuka ukundi. Reka turebe iri jambo ritubwiye ngo abanduye imitima ntabwo bazayicamo. Iyo turebye mu buzima busanzwe dusanga mu buzima bwacu bwa buri munsi, iyo umuntu avuye mu mirimo yiriwe ahinga, yiriwe mu yindi mirimo yindi, kwahirira amatungo, bisaba ngo iyo ugeze mu rugo ufate amazi n'isabune wiyuhagire kugira ngo wongere ugire umubiri mwiza. Kandi koko nibyo,
Yesaya rero arahanura aravuga ngo iyo nzira nyabagendwa izitwa inzira yo gukiranuka, abantu banduye imitima ntabwo bazayicamo. Umuntu yakibaza ngo ese kugira ngo umuntu yiyuhagire mu buryo bw'ubugingo yakura isabune hehe yo kumwuhagira? Amazi yayakura hehe? Ntabwo ari amazi nk'aya ngaya tuvoma ku marobine, hoya, si amazi wajya kuvoma ku mugezi, ntabwo ari isabune ugura kuri botike no ku dusoko n'ahandi. Ahubwo nagira ngo nkurangire inzira kuri uyu munsi, wowe uduteze amatwi, kugira ngo iyi nzira uzabashe kuyinyuramo, hari isabune ugomba gukoresha kugira ngo mu by'ukuri wiyuhagire. Abanduye imitima rero, kugira ngo umutima wawe, ndashaka kukurangira isabune shobora gutuma umutima wawe uca. Icya mbere ni uguca bugufi ahasigaye amaraso ya Yesu akakuhagira, akakoza, akagutunganya. Muririmbyi yaririmbye ngo iki? Yararirimbye ngo amaraso y'umucunguzi Yesu Kristo niyo soko yoza abanduye. Nta yindi sabune rero ushobora kubona yakuhagera ku mutima, nta yandi mazi, ni amaraso ya Yesu Kristo. Iyo soko yoza abanduye niyo ngira ngo nkubwire ngo muri aka kanya ufate icyemezo mu by'ukuri kugira ngo wiyuhagire, amaze amaraso ya Yesu arakweza, amaze nawe mu by'ukuri uba umuraga w'ijuru, ahasigaye unyura muri iyi nzira ifunganye tumaze mu by'ukuri kubwirwa kuri uyu munsi wa none. Iyi nzira nyabagendwa rero ni inzira yo kwera, ni inzira yo gukiranuka. Abantu banduye imitima ntabwo bazayicamo. Hari abantu bagiye birinda bagaca muri iyi nzira ifunganye, bakarinda imitima yabo. Reka nkubwire wowe uduteze amatwi, iyo turebye mu gitabo cy'Itangiriro bice 39 ku murongo wa 11, hatubwira umuhungu witwa Yosefu. Yosefu ubwo bene nyina bamugiriraga ishari kuko yari yaravuzweho n'Imana, bakamugurisha n'abantu b'Ishimayeli, bakamujyana mu Egiputa, akagurwa n'umutware wa Potifare wayoboraga ingabo zarindaga umwami. Hanyuma akamujyana mu rugo iwe, amugira umukozi. Yosefu rero mu by'ukuri yari ari ukuboko kwiza kw'Imana. Imana yamugiriye neza, iramurinda, ibana nawe kubera yuko yari ari mu isezerano. Nihuse kuri aya magambo muri izi nkuru, igihe cyarageze Yosefu mu mirimo ye ya buri munsi yakoraga muri urwo rugo, biba ngombwa yuko nyirabuja mu by'ukuri ashaka kumufata kugira ngo baryamane, bakorana icyaha cy'ubusambanyi. Ariko Yosefu hamwe n'umwuka w'Imana wari uri muri we arabyanga. Biba ngombwa yuko nyirabuja amufata. Amufashe, Yosefu aramwinyugushura, asigarana ikanzu ye yari yambaye. Uwo mugore abonye intego yitagezweho, icyo yashakaga bidakunze,
avuza akaruru, akoma akamo. Hari abagabo b'abakozi babaga muri urwo rugo bahita ko barabyumva, baza bamusanga baramubaza bati mabuja ni ibiki, bikugendeye gute? Arababwira ngo wa mugurano batuzane hano muri uru rugo, dore ibintu nkora yashatse kunkoza isoni, ariko ndamwangira, dore ikimenyetso ni iyi kanzu yasigaranye. Hanyuma aho umutware wo mugore atahiye, shebuja wa Yosefu noneho bamutekerereza ibyabaye. Umugore aramubwira ngo dore wa mugurano wazanye ibintu yankoreye, yashatse kumfata, ashaka kunsambanya, hanyuma ndamurwanya, biza kuba ngombwa nsigarana ikanzu ye. Yosefu nta buryo ki yari kubihakana, kandi n'abandi bakozi bari bari aho muri urwo rugo baratabaye nyirabuja, bagasanga koko ikanzu ya Yosefu ayifite yayisigaranye. Yosefu yirukanse, byabaye ngombwa Yosefu baramufata, baramufunga, aragenda ajya muri gereza. Yemeye kujyamo, mu by'ukuri yajyanye n'ukuboko kw'Imana, ariko yirinda gukora icyaha. Hari abantu rero bagiye baca muri iyi nzira bakemera guhara amagara yabo. Iyo turebye bariya basore, iyo turebye Daniyeli, dusanga Daniyeli mu by'ukuri ari umuntu wemeye guhara amagara. Aravuga ngo Imana yacu dukorera, Imana dusenga, ishobora kudukiza, ariko naho itadukiza nta mpamvu yuko tuzigera dupfukamira ibishushanyo byakozwe n'abana b'abantu. Abantu dukwiriye guha Imana icyubahiro cyayo mu by'ukuri, kubera ko icyubahiro ni icy'Imana, kandi iyo umuntu akihaye imushyira hejuru. Ntabwo wabona icyubahiro ukihaye, ahubwo icyubahiro tugihabwa n'Imana. Daniyeli agambirira mu mutima kutaziyanurisha ibyo kurya by'ubwami. Aravuga ngo mu by'ukuri mubanze mutugerageze, ahasigaye turebe icyo abazarya kuri ibi biryo bazaturusha. Igihe cyarageze, iminsi 10 ishize, baza kubapima, basanga Daniyeli ari ufite uburanga bwiza kurenza abandi bakarudaya. Mu by'ukuri bari barigishijwe iby'ubucurabwenge, basanga Daniyeli ni ufite isura nziza. Imana yaramugiriye neza kubera yuko yirinze. Hari abantu rero bagiye bahagarara mu bwere bw'Imana bakirinda, mu gihe gikwiriye Imana ikagenda ibashyira hejuru. Iyo turebye dusanga hari abantu batagiye birinda, bataciye muri inzira ifunganye. Iyo turebye umugabo witwa Ananiya n'umugore we Safira, dusanga ari abantu bagize iherezo ribi, kubera ko ntabwo bigeze birinda. Ananiya mu by'ukuri n'umugore we Safira ntabwo birinze, byatumye bapfa urupfu rubi, kubera ko babeshe bakavuga ngo ibiguzi by'isambu yacu twagurishije mu gihe cy'intumwa, babizanye barabesha, barabigabanya, baravuga ngo ni ibigibi. Noneho
babajije baravuga ngo ibiguzi by'isambu twagurishije ni ibi, ntacyo twagabanyije. ariko kubera ko ari Imana bari kubesha, atari umuntu babeshaga, byatumye Ananiya n'umugore we Safira bombi bapfira aho ngaho, barabashingura bazize icyaha cyo kubesha. hari abantu mu by'ukuri bagira ikinyoma, kubesha abantu ugasanga babifata nk'aho atari icyaha Imana yanga. kubesha ni icyaha, abantu bakwiriye kubyirinda, ni icyaha kiba ahubwo, ariko abantu ntibajya babimenya. hari abantu rero bagiye bagira iherezo ribi mu by'ukuri batirinze, kubera yuko bazaga mu rusengero, ariko iyi nzira ifunganye twavuze batarubahiriza amabwiriza yayo, bagasenga nk'uko abandi basenga, bagakora nk'uko abandi bakora, ariko mu by'ukuri batarabasha kubahiriza amabwiriza nk'uko Imana ibishaka. ariko kuri uyu munsi ijambo ry'Imana tumaze kwakira riragusaba yuko dukwiriye gufata icyemezo, ukamenya inzira ukwiriye gucamo ari iyihe. niba ari inzira ifunganye, akaba ariyo uhitamo kandi ugakora ibyo iyi nzira mu by'ukuri umuntu asabwa gukora kugira ngo tuzabone ubugingo buhoraho. icyo ukwiriye gukora nta kindi, ni uko ukwiriye guca bugufi ukihana ibyaha byawe, ukareka ibibi byose wakoraga, ukemera umwami Yesu nk'umukiza wawe, ahasigaye ukamwiringira, ugakora imirimo yo gukiranuka. ijuru uzaribona, ijuru ni iryawe. ariko nukomeza guca muri iyi nzira gihogera, iyi nzira nyabagendwa, ibyo tuvuga ngo ijuru abantu bakabiririmba mu by'ukuri nk'indirimbo, ayo ni amagambo gusa adafite ahantu azagera. ndagira ngo nguhe inama uyu munsi uhindukire. ese mu gufata umwanzuro mu ijambo ry'Imana tumaze kwakira, mu gufata umwanzuro, mu gusubiza Imana ku bw'aya magambo umaze kumva, ubanye ute n'abaturanyi bawe? mu by'ukuri imbuto wera ni izihe? umuntu wese ahari nabitekerezeho, nk'abantu batuye muri aka kagari ka Kinyaga, muri iyi midugudu yacu itandukanye, Sumayamana, Kinyaga na Rugaragara, ndetse na Kabutimbiri na Mariba n'abandi bose badukurikiye, dufata icyemezo. umenye ngo iyi nzira nyabagendwa ni inzira injyana mu kaga, ni inzira injyana mu rwobo, ni inzira injyana mu rupfu rw'iteka. ufata icyemezo, ahasigaye dusenga Imana. ufata icyemezo, dusenga Imana. mu by'ukuri kuri uyu munsi ugize umugisha wo kongera kumva ijambo ry'Imana mu matwi yawe. wari umaze igihe kirekire utaryumva, ariko Imana ikoresheje abayobozi bacu ndetse n'abanyamakuru ba radiyo Guma mu Rugo Kinyaga, mu by'ukuri Imana ibahe umugisha, bashimye yuko ijambo ry'Imana wongera kuryumva kuri uyu munsi. reka rero mu kanya tugiye gusenga Imana, ufate icyemezo nawe aho uri
dufatikanye gusenga, uvuge ngo ibibi byose nari ndimo ndabiretse, nanjye ndagarutse, ndashaka gusubiza ibirenge byanjye muri iyi nzira ifunganye, kubera yuko ariyo izagera mu bugingo buhoraho. Niko Yesu yavuze, zagera mu bugingo buhoraho. Iyi nzira ngari rero, iyi nzira gihogera, nubwo abayinyuramo ari benshi, ariko turatanga inama yuko abantu bakwiriye guca bugufi, abantu bakagaruka, abantu bakagaruka, umuntu n'umuturanyi we bakabana mu mahoro. Mu by'ukuri abantu bakirinda amatiku n'amahane, abantu bakirinda imanza zidafite icyo zishingiyeho, umugabo n'umufasha we bakabana mu rugo neza, abana mu muryango, mu by'ukuri bakumvira ababyeyi. Ahasigaye igihugu ni icyacu, kandi Imana mu by'ukuri izaduha ubugingo buhoraho. Bitekereze muri uyu mwanya, niba hari icyakunaniye, turagufasha gusenga Imana, turakwingingira Imana kugira ngo Imana iguhe imbaraga zo kubireka. Wowe uvuga ngo uretse ngo inzoga ngo ntiwaramuka, oya, mu by'ukuri ibyo ngibyo ntabwo ari byo. Nta muganga wagupimye ngo akubwire ngo nuva ku nzoga uzapfa, ahubwo abaganga bategeka abantu ko bagomba kureka inzoga n'itabi. Hari ububi bwinshi ku buzima bwacu, itabi rigenda ritugiraho ingaruka. Niyo mpamvu rero usanga mu by'ukuri bagenda bashishikariza abantu kurireka, ariko kuvuga ngo nguraye ngo utanyoye ngo ku itabi ngo ntabwo waramuka, ntabwo ari byo. Tuvuge ngo kunywa itabi ngo si cyo cyaha cyonyine, ngo kunywa inzoga ngo si cyo cyaha cyonyine. Icyaha icyo ari cyo cyose ni icyaha, nta mpamvu tugomba kucyeza. Abantu bagomba kuvuga ububi bw'icyaha. Icyaha kijya cyicisha. Hari abantu bagiye bapfa bazize ibyaha bakoze, ariko biragukwiriye wowe wagize umugisha wo kumva ijambo ry'Imana, kugira ngo kuri uyu munsi mu by'ukuri ufate icyemezo, ahasigaye uhindukire, kubera ijambo ry'Imana umaze kumva. Yesu rero nabagirire neza mwebwe mwakurikiranye ijambo ry'Imana. Twavuze yuko nsanganyamatsiko, yego nyamukuru kuri uyu munsi ni uguhitamo inzira ukwiriye kunyuramo ari iyihe muri izi nzira ebyiri twavuze. Izi nzira twavuze ko ari ebyiri. Hari inzira ifunganye, niyo ijyana abantu mu bugingo buhoraho, igusaba yuko bya bindi byose ugomba kubireka. Mu by'ukuri nubwo hari ibyo wari ukunze, ariko kugira ngo uzabone ubugingo ni uko ugomba kubyihorera. Umukozi w'Imana Pawulo wera yaravuze ngo ibyarindamu yanjye nabibaze nk'igihombo kubwo kuronka Kristo Yesu. Nawe rero hari ibyo tugomba kwirengagiza, mu by'ukuri tukabireka, kugira ngo duce muri iyi nzira ifunganye izatugeza ku Mana. Nta yindi nzira wabona kugira ngo uzabone ubugingo buhoraho, ni uguca mu nzira ifunganye. Guca mu nzira ifunganye, utifuza iby'abandi, ukarya ibyo wakoreye n'amaboko yawe. Hari abantu barara bararikira iby'abandi, mu by'ukuri bakajya gushaka ibyo batavunikiye. Oya, ntabwo ari byo. Umuntu wese agomba kwihesha agaciro nk'umunyarwanda ubereye u Rwanda, kugira ngo twubake igihugu cyiza, twubake umuryango nyarwanda ubereye abanyarwanda. Mu by'ukuri biradukwiriye rero ko umuntu wese agomba guca muri iyi nzira. Naho inzira nyabagendwa, iyi nzira ngari, nayo twabonyemo ibintu biyiranga. Abantu bashaka kuzajya mu ijuru binywera inzoga bumva nta kibazo, abantu bakumva bazajya mu ijuru binywera itabi, umuntu akumva yazajya mu ijuru mu by'ukuri atunze uburozi. Hoya, ntabwo ari byo. Iryo juru uvuga ni iry'amagambo, rigarukira hano ku isi gusa, rigarukira aha ngaha. Hoya, nta muriganya mu by'ukuri uzagera mu bwami bw'ijuru. Hoya, turagira ngo tubibabwire
banyarwanda muri bo muduteze amatwi mutwumva, ijuru ntabwo ari iry'ibisambo, ijuru si iry'abarozi, ijuru ni iry'abantu mu by'ukuri bamaze kureka ibi byose tuvuze, bakakira umwami Yesu mu bugingo bwabo, ahasigaye bagashinga ikirenge muri iyi nzira ifunganye, kubera ko ari izabageza ku Mana. Mana ibahe umugisha, twabivuzeho byinshi mwabyumvise. Tugiye gufata umwanya wo gusenga Imana, tugiye gufata umwanya wo gusenga Imana.